twongeye kubasuhuza. Turabakunda nkeka ko namwe mudukunda. Mukomeze mudukandire subscribe. Twongere twigarukire mu Rwanda aho Cyril Ramaphosa yaje mu Rwanda mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ramaphosa ni umwe mu bafite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Urabizi ko Cyril Ramaphosa mu basirikare afite muri Kongo bariyo nabo barimo bafasha FARDC, FDLR nk'abashize bakoze jenoside mu Rwanda mu gukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize nibwo bavugaga ko ingabo za Cyril Ramaphosa zananiwe kurwanya cyangwa guhangana n'ingabo cyangwa n'umutwe wa M23. Kubw'ibyo abandi baza kuvuga ko ingabo za Cyril Ramaphosa zibayeho nabi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa igisirikare cya South Africa cya Ramaphosa nyirizina, igisirikare cya Ramaphosa cyarabihakanye kivuga ko ibyo bavuga byose ari ibihuha. Nta ngabo zibayeho nabi, nta ngabo zananiwe kurwana na M23, ariko mu by'ukuri ingabo za South Africa ziriyo. Kubw'ibyo byari nk'igitangaza kubona Cyril Ramaphosa ageze i Rwanda, yakiriwe yombi mu byubahiro bisanzwe byakigwamo abaperezida, nawe yakiwe mu cyubahiro gisanzwe. Kubw'ibyo Cyril Ramaphosa byatunguranye kuba ari mu Rwanda, ndetse ibinyamakuru bitandukanye byibajije cyangwa byamutinzeho karahava. Perezida Cyril Ramaphosa ufite ingabo zikorana n'iteranahamwe cyangwa n'interahamwe mu burasirazuba bwa RDC yitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yageze i Kigali mu Rwanda aho yitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Uyu muhango uri butangire cyangwa watangiye tariki 7 z'ukwa 4 muri uyu mwaka. Perezida Cyril Ramaphosa aje mu Rwanda mu gihe umubano w'ibihugu byombi utigeze cyangwa utameze neza muri iki gihe, nubwo utigeze umera neza cyane. Kuva Cyril Ramaphosa yagera ku butegetsi yahise aca umubano w'igihugu cye n'u Rwanda, ibihugu byombi bitangira birebana ingwe, aho yavanyeho viza ndetse n'ubuhahirane n'ubushuti muri rusange bw'abaturage n'ibihugu byombi muri rusange. Ikindi, ingabo z'igihugu cye zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya n'igisirikare cya Kongo gisanzwe kizwiho gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Igihugu cya Afurika y'Epfo kikaba kinasanzwe kiyoboye ibihugu byo mu muryango SADC bifite abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ziri gufasha iki gihugu kurwana n'umutwe wa M23 uwo Kinshasa ishinja Kigali guha ubufasha. Bikaba bidasiba kuvugwa ko ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri RDC zibana mu nkambi ya gisirikare n'interahamwe zikorera jenoside Abatutsi cyangwa nizakoreye jenoside Abatutsi mu Rwanda, aribo bagiye kwibuka ku nshuro ya 30. Akaba ariwo muhango Cyril Ramaphosa yitabiriye. Gusa biracyavugwa bityo ibinyamakuru byabitinzeho kubona Cyril Ramaphosa aza mu Rwanda kwifatanya n'Abanyarwanda mu kwibuka ibyabaye, ariko akaba afite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zifatanyije n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda, bakaba bakomeje mu bikorwa byo kwica abaturage muri RDC mu bice bitandukanye. Turacyavuga ku bw'ibyo RDC ntago byifashe neza, aho mu bice bya Goma
Mushishi, Rushuro n'ahandi hantu za Kicanga abantu bakomeje gupfa, kandi abakomeje gupfa harimo inzirakarengane zitandukanye zinyuranye, nanone bibanda guhitana ubwoko runaka. Ibyo byose bikomeje kugirwamo uruhare n'ingabo za FARDC bafatanya na FDLR n'interahamwe zaturutse mu mpande zitandukanye z'isi, aho n'ingabo za Ramaphosa zikomeje gukomeza zica abaturage zifatanya n'igisirikare cya FARDC aribo babosi. Reka dukomeze tubihera amakuru, turacyari kumwe namwe, turizera ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Ubuhamya bukomeye bwa His Excellency Paul Kagame kuri mubyara we wishwe agambaniwe n'uwo bakoranaga bikarangira ahasize ubuzima. Birababaje, biteye agahinda. Tega amatwi nkwibwirire ubuhamya bubabaje bwa mubyara wa Perezida Kagame wishwe agambaniwe n'uwo bakoranaga. Bwa mbere Perezida Kagame yavuze ubuhamya bwa mubyara we witwa Florence wakoreraga ishami rya Loni rishinzwe iterambere UNDP, yiciwe i Kigali muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo buhamya Perezida Kagame yabutangiye mu muhango wo gutangiza kwibuka imyaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Kubera bariyeri zari hirya no hino muri Kigali, Florence ntabwo yabonye uko afunga ngo ave mu rugo. Jenoside imaze gutangira yavuganye inshuro zitandukanye kuri telefone na Perezida Kagame wari ku Murindi, amubwira uko byifashe muri Kigali. Yagize ati, telefone yo mu rugo rwa Florence yakoraga, nagerageje kumuhamagara inshuro nyinshi. Inshuro zose twavuganaga yari afite impungenge, ariko ingabo zacu ntabwo zabashije kugera muri kariya gace kubera ko ingabo za RPF zitashoboraga kugera muri Kigali ngo zimutabare. Ubwo General Lemuel Dallaire yayoboraga ingabo za Loni mu Rwanda, Minuar wo murayizi, yasuraga Kagame ku Murindi, yamubajije niba atamufasha gutabara Florence, nabo bari kumwe. Yagize ati ubwo Dallaire yazaga kunsura ku Murindi, namusabye gutabara Florence, ambwira ko azabigerageza. Ubwa nyuma navuganye nawe, namubajije niba hari umuntu wamugezaho cyangwa yamugezaho, ambwira ko ntawe, atangira kurira. Arambwira ati, Paul, ukwiriye guhagarika kugerageza kudutabara, ntabwo tugikeneye kubaho. Nahise numva icyo ashatse kuvuga, hanyuma arakupa. Romeo Dallaire yavuze ko azagerageza, icyakora ntibyamukundiye kuko ngo ingabo zohereje zatangiriwe n'interahamwe. Perezida Kagame yakomeje agira ati, icyo gihe nari mfite umutima ukomeye, ariko nacitse intege gato kuko numvaga icyo nashakaga kitakunze. Yashakaga kumbwira. Mu gitondo cyo kuwa 16 Gicurasi, nyuma y'ukwezi kwica Rubozo, barishwe usibye mwishwa umwe wagerageje gutoroka, bigizwemo uruhare n'umuturanyi. Nyuma biza kumenyekana ko umunyarwanda wakoraga muri UNDP yagambaniwe na bagenzi be, yarishwe. Perezida Kagame yavuze ko Florence yagambaniwe n'umwe mu bo bakoranaga muri UNDP. Yagize ati, ikibabaje ni uko uwagambaniye Florence n'abo bari kumwe yakomeje gukorera Loni na nyuma ya jenoside, kandi ibimenyetso by'uruhare rwe muri jenoside byaramenyekanye. Abantu baramubonye, yishimira urupfu rwa Florence mu ijoro y'icyo gitero. Yakomeje gukora muri Loni imyaka myinshi,
kandi nubwo hari ibimenyetso bimuhama uruhare rwe aracyidegembya mu Bufaransa ntihari. Perezida Kagame yavuze ko mu gihe abatutsi bari babuze kirengera mu Rwanda, abadiplomate n'abanyamahanga bo bahushingije cyangwa bahungishijwe bonyine ndetse bagacungirwa n'umutekano. Yavuze ko isomo bitanga ari uko mu masomo y'umuryango mpuzamahanga ubuzima bw'ikiremwamuntu butangana. Yagize ati muri Mata 1994 abatutsi bose bagombaga kwicwa bagashiraho kuko ubwicanyi bwatumye nje n'ibihumbi by'abandi tujya mu buhungiro ntabwo bwari bwarashize. Niyo mpamvu n'impinja zishwe ngo zitazakura zikabarwanya. Yavuze ko igiteye inkeke ari uburyo ibihugu bimwe na bimwe bitsimbaraye ku kwemera ukuri kwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bigashidikanya kwemera nk'aho byakwemeye ukuri. Yavuze ko na nyuma y'uko abakoze jenoside bahungiye muri Zaire batahwemye kugaragaza ko biteguye kugaruka gusoza jenoside, aho nibo bashinze umutwe wa FDLR yiyemeje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yagize ati abasigaye baracyari mu burasirazuba bwa Kongo aho bahabwa ubufasha n'icyo gihugu. Intego yabo ntabwo yigeze ihinduka. Gusa turacyakomeza tubaha n'andi makuru, mukomeze mwibuke mwiyubaka.